Nanone mbasabe duhombeka amaso yacu twicishe bugufi maze dusenge. Mana yacu nyakubahwa kandi nyaguhora ku ngoma, mugaba w'amahanga, soko y'ibyiza, turagushimye muri uyu mugoroba kuko uri Imana nziza ifite kugira neza kwinshi, igumanira abantu imbabazi. Natwe waradukunze urabitugaragariza maze uratwitangira, kandi ijambo ryawe riravuga ngo biragoye yuko umuntu apfira undi, ndetse riravuga ngo byibura uwagerageza yapfira umunyangeso nziza. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko urwo rukundo rushobora kudohora imitima yacu maze rukayimaramo ubukana bw'icyaha, kandi rukabyutsa urukundo mu mitima yacu, natwe tukagukunda. Ndetse umugaragu wa Paulo yaravuze ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda. Turagusabye ngo winjize urukundo rwawe mu mitima yacu kugira ngo tugukunde turi mu isi, kugira ngo bidutegurire kuzabana nawe mu bwami bwawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe rifite ubugingo muri ryo. Turagusabye ngo uridusobanurire nk'umwigisha mukuru, kandi ibyo ubona byatugirira umumaro bikazaduhesha ubugingo udushoboze kubibona muri iki cyigisho, kandi igihe uzaba ugarutse umukumbi munini uzishimire kugusanganira. Tukwishyize mu maboko cyane kugira ngo ubwo Satani n'igihe turi imbere yawe adukurikirana maze akaturangaza kugira ngo iby'agaciro bitunyureho, udushoboze kubera amaso imbere yawe, kugira ngo hatagira na kimwe gifitanye isano no gukiza ubugingo bwacu kwatakorwa, ahubwo byose byumvikanire ku murongo wabyo. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Isomo rero ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 26. Tugiye gusoma guhera ku murongo wa 36 maze tugeze ku murongo wa 46. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedeyo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. 39. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye uko jyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Murongo wa 42. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati Data, niba bidashoboka kwiki kindenga ngo kereka nywereyeho ibyo ushaka bari byo biba. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, arongera basigaho aragenda asenga ubwa gatatu, avuga amagambo amwe n'ayambere, maze agaruka abigishwa bari arababwira ati nimusinzire noneho muruhuke. Aya magambo Yesu yavuze agarutse ubwa gatatu niyo tugiye gushingiraho icyigisho cyacu cyo muri uyu mugoroba, aho Yesu yabasabye inshuro zigera muri 2 zose. Arababwira ati nimube maso musenge mutajya mu moshya. Arababwira ati umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Ariko agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire mugenze mute, nimusinzire muruhuke. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu yasabye abigishwa be kuba maso no gusenga, ndetse ngo byari kumwongerera intege mu bugingo, byari kumukomeza, ngo niyo atari kumenya ko ari we barimo basengera, gusa kubabona bapfukamye basenga byari kumwongerera intege mu bugingo. Kandi niba hari ikintu cyaciye Yesu intege kurenza ibindi, ni ukubona ahagaze wenyine adafite undi muntu mu isi witaye ku kibazo cye, kandi azi yuko ikibazo atari icye ahubwo ari icyabo ngabo yifuza gufasha. Reka mbabwire bene data, Yesu yaza kubona bapfukamye basenga, yari kugira ngo buriya bafatanyije ikibazo baracyumvira mu buremere bwabyo, maze ubwabyo bikamukomeza bikamwongerera intege. Ariko kubabona bose basinziriye basa naho ntawe ufite icyo yitayeho, kandi ibintu byabo bigeza iwa ndabaga. Reka mbabwire,
ndagira mbabwire yuko ibyo abantu bose icyo gihe byari biri ku munzani, habura ijambo rimwe gusa kugira ngo ibyo abantu byose bisoze nabi. Yesu yashoboraga ngo kwihanagura icyuya akabwira Imana ati gucungura umuntu birananiye, umuntu azirwarize ikibazo cye arebe uko azakigenza, maze mu ijuru bakakira Yesu, twese n'abagiye mu ijuru bakamanuka mu isi tugatora umurongo tukajya igihenomu. Ariko kuko abigishwa batari babizi yuko ibyabo bigeze ahamanuka kandi ko habura ijambo rimwe gusa ngo ibyabo bibure ifato, maze barasinzira nkaho nta kibazo bagenje bafite. Maze Yesu ababwira kabiri rwose ati nimube maso musenge mutajya mu moshya, maze agera ubwo ababwira ati noneho nimusinzire mugenze mute, nimusinzire muruhuke. Aya magambo Yesu yabwiye abigishwa batatu, Petero na Yohana na Yakobo, n'ubundi yari yarigeze yababwira umunsi umwe igihe n'ubundi yabazamuraga umusozi, maze yifuza yuko basenga bagasengera bagenzi babo nabo ubwabo bakisengera na Yesu bakamusengera. Ariko nk'uko byari byaragenze bwa mbere n'ubundi igihe yabasabaga gusenga bikabananira, niko n'uyu munsi byagenze, nabwo yabasabye ko basenga maze biranga. Iyo usomye muri Luka mu gice cya 9 ku murongo wa 28 ukageza umurongo wa 36, reka dusome iryo somo. Luka 9:28 tugeze 36, aho n'ubundi Yesu yasabye abigishwa be kuba maso maze bagasenga kugira ngo batajya mu moshya, ariko n'ubundi amaso yabo aremereye bikabananira. Igice cya 9 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, maze dusome ku murongo waho wa 28. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso ye ihinduka ukundi, n'imyenda irarabagirana, ibumwera irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe urwo yari agiye gupfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati databuja ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Yabivugiye atyo ngo kuko atarazi icyo agenza ate. Muri Bibiliya avuga ngo yabivugiye gutyo kuko atarazi icyo avuga. Aha rero nabwo Yesu yifuzaga ko basenga kuko yabonaga ikibazo kiri imbere yabo. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko mu gashyamba ka Getsemani igihe Yesu yababwiraga gusenga abinginga, kugeza ubwo ababwira ati rwose ni isaha imwe kwa hari ubufasha bw'Imana bwaba buje, ni isaha imwe irabananiye. Yarazi ikibazo kiri imbere yabo kibategereje, kandi yarazi yuko umuntu wese uri buze kuba atasenze, uri buze kuba atahawe imbaraga, bitaza kumushobokera guhagarara imbere y'icyo kibazo ahagaze ari mu byimbo byiza. Yarazi ko bose bari buze guteraganwa. Kandi reka mbabwire, nubwo Petero Yesu yamubwiye ati nyamuna nudasenga inkoko itarabika ari muri bunyihakane 3, maze Petero akabihakana, ariko uko Yesu yabimubwiye niko byagenze, nubwo atashoboraga kubyiyumvisha neza. Yesu arababwira ati nimube maso musenge mutajya mu moshya, maze agera ubwo ababwira ati umutima urabikunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Aragenda arakomeza arasenga. Yesu yabaye nk'ubabwira ati nanjye ntabwo ari uko mfite imbaraga, nanjye ndi umunyantege nkeya, nanjye ndimo ndakukuza byanze, ariko namwe nimusengane nanjye, ubufasha Imana iri butange ndabizi, ariko ubufasha nibuza namwe mubashe kugenza gute, mubashe kububona. Ariko ntabwo babashije gusenga, kandi kudasenga icyo byabaviriyemo mwese mwarakibonye. Igihe igitero cyari kimaze gufata Yesu, umwe yaciye harahunga, undi aca hano arahunga. Yesu yakurikiwe n'abigishwa babiri gusa, Petero na Yakobo na Yohana, nabo bamukurikira mu buryo butandukanye. Kandi ndagira mbabwire yuko igitero cyatwaye Yesu cyarengaga Petero ahinguka, ariko yaje kwihakana Yesu 3 nk'uko Yesu yari yagenje gute, yabimubwiye. None se niki dushobora kwigira muri iri somo rya Yesu asaba abigishwa be inshuro zingahe zose yuko baba maso bagasenga, n'uburyo yaje kugera akababwira ati noneho nimusinzire muruhuke.
ndagira ngo mbabwire yuko aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be yo kuba maso no gusenga nibyo bihe natwe tumazemo iminsi, dufite ikintu kidusaba kuba maso no gusenga ndetse kidusaba kubyuka. Turangije ububyutse volume 7 zose zimeze nk'impuruza kandi zitubwira ko imbere yacu hari ikintu kidasanzwe, kandi niba gihari kidasanzwe nitutaba maso ngo dusenge bizatugendekera nk'uko byagendekeye ba Petero igihe bari bananiwe kuba maso no gusenga. Njya nkunda kubwira abantu ngo nta muntu washoboraga kwemeza Petero yuko ari buze kwihakana Yesu gatatu igihe byari bitaraba, na Petero ubwe ntiyarazi yuko bimusoraho gutyo. Ariko reka mbabwire, Yesu wabonaga ikibazo uburemere kiza kuba gifite, yaramubwiye ati ni ukuri inkoko itarabika rimwe uranyihakana gatatu. Natwe rero ni ukubera iki hari ububyutse busimburana, bumwe buvaho ubundi bukaza, ni ukubera ikibazo Imana ibona imbere y'amaso yacu, kandi icyo kibazo kizamera nk'umuntu wakubita umwungeri intama zigatatana. Imbere yacu hari ikintu kimwe gusa, nubwo icyo kibazo kiri imbere yacu utabwira umuntu yuko azahagarara akihakana Yesu ngo abyemere, ariko niko bizagenda. Natwe uyu munsi tumeze nka Petero. Iyo umuntu umubwiye uti buriya uzasenga ku cyumweru maze ibyerekeranye n'isabato biveho, arakubwira ati njyewe w'umudive warivukiyemo, kuko burya umudive ikintu azi cyane kurenza ibindi ni isabato, sibyo? Aravuga ati ibindi bintu nabyica, ariko isabato yo imeze nk'iri mu maraso yanjye. Ariko reka mbabwire, abantu bazahagarara barahire bivume bavuge bati rwose ibi bintu ntabwo twigeze tubyemera, twarigenderaga gusa burya twari abashyitsi. Yesu byari bimugoye kwemeza Petero yuko ashobora kumwihakana gatatu, sibyo? Umva, nubwo Yesu yabivugaga Petero aravugaga ati ariko nawe ko ubu Yesu koko imyaka tumaranye ubu ntabwo uramenya, urabona nshobora kukwihakana? Uko byari bigoye kwemeza Petero yuko yakwihakana Yesu gatatu, niko bigoye kwemeza umuntu uri hano yuko igihe amagara azaba yaterewe hejuru, umuntu wese agiye kwisobanura ku giti cye, bigoye kwemeza umuntu wicaye aha yuko azahagarara akarahira ati ibi bintu ntabyo nigeze nemera. Ariko reka mbabwire, umuja w'Imana yaranditse ngo umubare uruto dufite ubu bazahagarara barahire bivume bavuge bati ibyo bintu ntabyo twemeraga. Yaranditse ngo inyenyeri zishimirwaga umucyo wazo zizahagarara, zizazimirira mu mwijima, maze urebe za nyenyeri uzibure. Imbere yacu hari igihe Bibiliya ivuga ngo hazaba akababaro katigeze kubaho kuva igihe amahanga yagenjeje te yabereyeho. Ibihe biri imbere yacu nta yindi fotokopi yabyo yigeze ibaho. Hazabaho ibihe bizatuma nta muntu n'umwe ushobora kuzacira kari urutega umuntu uzayoboka Imana n'amategeko yayo. Umuntu wese uzavuga ngo ndi ku murongo w'Imana, isi izahindukira imurebe imubaze iti ukoze muki, gituma abandi bose bava ku byo bizera wowe ukabigumaho. Ibihe biri imbere yacu bijyanye n'ikintu cyerekeranye no gusenga, itegeko ry'icyumweru, nta muntu ushobora gusobanura ukuntu bizaba bimeze uyu munsi, kuko nta byigeze bibaho bisa nabyo. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko muri icyo gihe bizagenda nk'uko Petero byamugendekeye. Nubwo uyu munsi nawe wabibwira ngo abyemere, ariko abantu benshi cyane badafite imbaraga, batigeze bakoresha amahirwe Imana yatanze yo kubyuka no gusenga, bazahagarara barahire bavuge bati bariya abantu nibo babinkizemo, nimubazane mubibabaza, ariko jye sinigeze mbyemera. Mbega ikintu uyu munsi utapfa gusobanurira umuntu uyu munsi, mbega ikintu kimeze nk'uko Yesu yabwiraga Petero ngo uri bunyihakane, Petero adashobora kubyemera, adashobora kubyumva, biri kureye nk'ukwezi. Ni nko kubwira umudivantiste warivukiyemo uzi isabato kurenza ibindi bintu byose, kugeza ubwo ameze nk'aho isabato ari ryo tegeko ry'Imana rimwe, ariko ukamubwira yuko azayivaho agasenga ku cyumweru. Abantu bamwe bazavuga bati, umuntu umwe azageza atubwira niba umuntu icyo atatubujije gusenga kose si ugusenga, turinda twiteza ibyago turwana n'iki? Abantu bazi ukuri neza bazahagarara muri uwo murongo. Gusa uyu munsi nta muntu wabyemeza ngo abyemere, ariko hari ikintu kimwe cyaturinda uwo murongo, ni uko twahabwa imbaraga.
sibyo? Yesu yabwiye abigishwa barabwira ati icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nagenza ati ubu badivantiste turaha ikintu dukeneye ubu ntabwo ari ukongera kumenya ibintu byinshi, dukeneye ikintu kimwe cyihutirwa kurenza ibindi byose, ni imbaraga zishobora gutinyuka imbere y'urupfu igihe nta muntu n'umwe uzaba ugucira akaruru utega kuri iyi si. Yesu yabwiye abigishwa ati muzangwa n'abantu bose babahora iki? Iyo bavuze ngo abantu bose harimo na mama wawe, harimo na papa wawe, harimo n'abana bawe, ibi bintu umuntu uzasigara ku muntu w'Imana n'umwe gusa, n'Uwiteka, sibyo? Kuri iyi si nta hantu ho kwihisha hazabaho, oya nta hantu na hamwe. Iyi si bazayisaka, bazava ngo nimurebe n'umuntu wagendanye n'abo bantu buriya uburozi bwabo nawe bumurimo. Ariko mbega uburyo abantu bazahagarara bakivuma bakarahira, mbega uburyo abantu bazavuga bati ibyo bintu rwose ntabwo twigeze tubyemera, mbega ukuntu bazavuga bati burya twarigenderaga gusa twari abashyitsi. Ariko se hari uwabyemera? Bimeze nk'uko Petero, Yesu yemezaga Petero ko ari bumwihakane, maze Petero akareba imyaka amaranye na Yesu, akareba uburyo amwemera, kugeza ubwo yanavuze ati niba uyu muntu ashatse kugusuguza reka nkwereke ukuntu ngukunda nkurwanirire. Ariko Yesu aravuga ati imbere igitero gikaze nta kindi gihe kigeze kibaho, nibwo bwa mbere kigiye kubaho. Ubu mwungeri agiye gukubitwa maze intama zigenze gute? Mbese mbabaze, mubona ikintu dukeneye kurenza ibindi atari imbaraga? Ubu reka mbabwire, dukeneye imbaraga kurenza ibindi bintu byose, dukeneye imbaraga. Ujye usenga Imana uyibwire uti umva Mana, iyo numvise urupfu ndarutinya cyane, nkeneye imbaraga. Imbaraga nk'izo Sitefano yari afite, za zindi zatumaga bamutera amabuye akamera nk'utumva, akavuga ati uzi ko njye niboneye Yesu yicaye iburyo bwa Data. Dukeneye imbaraga. Ibindi bintu twaba turimo nibyo twigira, kandi imbaraga se zizava he? Yesu yasabye abigishwa be gatatu ati nyamuna byibura isaha imwe ko nta wabimenya ubufasha bw'Imana bwaba buje, mwabaye maso mugasenga. Waruzi yuko ubu dusigaranye agahe gatoya Imana ishobora kwambikamo umuntu imbaraga, nushaka ubuzamuka aho hantu bisaba gukurura ibyatsi, nibishaka biba ari ugukukuza. Ariko nshuti yanjye, Yesu yabwiraga bariya bigishwa ariya magambo rwose atari ibyo bigira gusinzira, amaso yabo yari ameze nk'arimo amakakama. Ariko Yesu yarababwiye ati nanjye nta mbaraga mfite, nanjye ndimo ndakukuza, nyamuna nimwihangane, agatege ka nyuma musigaranye mugakoreshe, murebe yuko mwagera ahantu Imana ikaduha imbaraga, ikadusova, ikatuzahura. Ariko yaje kuvuga ikintu gikomeye, arababwira ati ubu rero igihe cyo kuba maso cyarangiye, noneho nimusinzire muruhuke. Burya ngo yarababwiye ati ubu n'uwaba maso noneho ntacyo byamumarira. Ariko ukuntu abantu bateye, akibabwira ati nimusinzire, ahubwo nibwo babaye maso banga gusinzira. Waruzi yuko ngo igihe nikirangira abantu ngo bazasenga, ndi bubasomera amagambo mwumirwe, ngo bazasenga ku buryo Yesu yumva yakusubira mu cyumba akabakira, ngazibaza ngo aba bari he igihe imbabazi zari zikiriho. Ariko iyi imbabazi ziriho, Satani barimo ahugenza abantu, ngo nabona zirangiye azababwira ati nimwihute dore igihe kirabashiranye. Umuntu yumva ibintu byamurushaga imbaraga ntazi aho byagiye, yumva umutima wo gukunda akazi wamushizemo, yumva amafaranga yayahera abantu buntu, ngo abantu bazajya baza bayikoreye ku mutwe, ngo ariko babwirwe ngo byaratinze, byaratinze, byaratinze bikomeye. Nshuti yanjye, imbere yacu hasigaye ikizami kimwe, nicyo gituma Imana isimburanye ububyutse n'ubundi. Uyu munsi tukaba tugeze kuri 7. Abantu bamwe bari bazuta umuntu wapfuye n'uwuhe, kuki hari induru y'ububyutse budashira? Nuko imbere yacu hari ikibazo kidasanzwe kitigeze kibaho ngo tuvuge ngo kimeze nka cya kindi. Kandi icyo kintu ndagira ngo nkubwire ko umuntu uzi Sabato neza azayivaho, amere nka Petero, ahagarare ashyira ukuboko aha arahire. Uyizi neza, ubwo namwe mwumva utayizi neza hazaba ageze, sibyo? Ubwo se ndimo ndavuga Petero, tuvuge se Toma we yari yirukanse kure cyane ntiyarakigaragara. Petero wa wundi wari intwari warushaga abandi ubutwari, niwe ibyo byabayeho. Nawe umva wa wundi w'inyuma y'abandi aho ari, we yirukanse nta n'uwamenya ngo yarengeye.
kubera ikibazo kidasanzwe cyo guhitamo Yesu n'amahame ye cyabayeho, kandi abantu bose Yesu bakaba bamurakariye. Amategeko y'Imana azakurwaho ku mugaragaro, bitangazwe kuri radiyo, bitangazwe mu binyamakuru, kandi umuntu uzayasigaraho umva muzamukurira ingofero. Ibyo bintu bizaba birenze jenoside yabaye mu Rwanda, nibe nayo yarabaye umuntu agahungira i Burundi akajya Tanzania n'ahandi, ariko hazaba ikibazo ku isi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo abantu bubahiriza amategeko y'Imana, ngo isi izagerageza kubangisha abantu, babumvishe ko aribo bateje iyi si ikibazo, babumvishe yuko kudatera imbere kw'abantu ari ukubera abo bantu, bazagumya kubavuga nabi kugeza ubwo umuntu akureba koko akabona ko ubukene afite ubufitemo uruhare. Oya, akabona ibintu atatunze ngo ni ukubera wowe. Abantu b'Imana isi zabaviraho indimwe, sibyo? Bazabavuga nabi, bazabaharabika, bazavuga ko umutekano muke isi ifite ari ukubera bo, bazavuga ko ubwiyunge bwananiranye ari ukubera bo. Ngo kubavuga nabi igihe kirekire bizatuma abantu bose babanga, babakureho agatima n'ababyeyi babo babange, batumva baratunaniye, muzagende mu bibabaza. Bamwe mu batwigishije ubu butumwa bazongera bagaruke batubwire ubutumwa bunyuranye n'ubwo batubwiye. Batubwire bati ko abantu batababujije gusenga, mwasenze nk'uko abantu basenga abandi, ntimwishyire mu kaga. Ariko ubwo nanjye ndimo ndatekereza umuntu uzahagarara aho hantu rwahinanye, amagara yaterewe hejuru, umuntu wese agomba gukora ikizami ku giti cye, atari mu itsinda ry'amasengesho, atari muri korari, agiye kugaragaza kazi Imana ku giti cye. Bamubwira bati igihano cy'ibi bintu ni ugupfa kandi nabi. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ni igihe cyo kuba maso, ariko kizakurikirwa n'icyo gusinzira. Igihe Imana izabona ko icyabeshaga abantu maso cyarangiye, Imana izavuga iti noneho nimusinzire muruhuke. Ndashaka kubasomera amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze. Ni amagambo ari kuri page 65, ni ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo iherezo ry'imyaka 2300. Aya magambo ndashaka umuntu wese yatega amatwi yitonze, kandi yagera no mu rugo akongera akayasoma. Aravuga ngo nabonye intebe y'ubwami, kandi kuri iyo ntebe hari hicaye Data wa twese n'umwana we. Nitegereje mu maso ha Yesu, maze nishimira uko yari uw'igikundiro. Sinashoboraga kwitegereza mu maso ha Data wa twese, kuko yari akingirijwe n'umucyo mwinshi cyane urabagirana. Nabajije Yesu niba Data wa twese ameze nka Yesu ubwe, yambwiye yuko bameze kimwe, ariko ko ntashoboraga kumwitegereza. Yesu yarambwiye ati uramutse urebye ubwiza bwa Data wa twese ntiwakongera kubaho. Imbere y'intebe y'ubwami iyo yari yicayeho Data wa twese n'umwana we, nahabonye ishyanga ry'abategereje kugaruka kwa Yesu. Harimo itorero n'abisi. Nabonye amatsinda abiri, rimwe ryacaga bugufi imbere y'iyo ntebe y'ubwami ribyishimiye cyane, mu gihe irindi tsinda ryahagararaga ritabyishimiye habe no kubyitaho. Abari bunamye imbere y'iyo ntebe y'ubwami barasengaga kandi bagatumbira Yesu. Yesu nawe yahangaga se amaso, agasa naho amwinginga. Umucyo wavaga kuri Data wa twese ukajya ku mwana, kandi ukava ku mwana werekeza kuri iryo tsinda ryasenga. Ubwo naje kubona umucyo umurika cyane uturutse kuri Data ujya kuri mwana, kandi uva kuri mwana, maze usakara kuri ba bantu bari imbere y'intebe y'ubwami. Nyamara bake cyane nibo bakiraga uyu mucyo utangaje. Benshi bavuye aho uwo mucyo wari utwikiriye, maze bahita bawurwanya. Abandi ntacyo bari bitayeho, ndetse ntibakunze uwo mucyo, maze uhita wigendera ubavaho. Bamwe barawukunze maze baragenda bapfukamana na rya tsinda rito ryasengaga. Abari muri iryo tsinda bose bakiriye uwo mucyo, Imana ihabwe icyubahiro, kandi barawishimira, ndetse mu maso habo harabagira n'ubwiza bwawo. Umva amagambo rero. Nabonye Data wa twese ahaguruka kuri ya ntebe y'ubwami, maze aragenda mu igare rya kumuriro ajya ahera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza, nuko aricara. Maze Yesu nawe ahaguruka ku ntebe y'ubwami, kandi benshi mu bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Yesu amaze guhaguruka, sinigera mbona umurasire n'umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho. Imbere y'iyo ntebe hari amatsinda ngahe?
rimwe ngo ryarasengaga cyane, ariko irindi ngo ntacyo ryari ryitayeho. Iryo ryasengaga cyane niryo ryahagurukanye na Yesu igihe yari ahagurutse, ariko umuja w'Imana ntiyigeze abona umucyo n'umwe uva kuri Yesu ngo ugere kuri rya tsinda ritari rifite icyo ryitayeho mu gihe Yesu yari ahagurutse asanze Data wa twese ahera cyane. Haranditse ngo maze Yesu ahaguruka ku ntebe y'ubwami, kandi benshi bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Maze Yesu amaze guhaguruka, sinigeze mbona umurasire n'umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho, maze sigara mu mwijima w'icuraburindi. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga ku ntebe y'ubwami, maze akabajyana hanze ku ntera ngufi. Bahageze Yesu yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo, maze twumva ijwi rye ryiza rivuga riti, mutegerereze hano, ngiye kwa Data guhabwa ubwami. Nimwanduze imyambaro yanyu, kandi mu kanya gato cyane nzagaruka mvuye mu bukwe, maze mbajyane iwanjye. Niko Yesu yababwiye. Rya tsinda ryahagurukanye nawe ari naryo ryasengaga. Igihe yari amaze kuriyobora arigejeje mu ntera ngufi, yararibwiye ati, nimugume hano, ngiye kwa Data guhabwa ubwami. Ntimwanduze imyenda yanyu, mu gihe gitoya nzagaruka mvuye mu bukwe, maze ngenze nte mbajyane iwanjye. Nuko igare rigoswe n'igicu rifite inziga zimeze nk'umuriro ugurumana, rikikijwe n'abamarayika, riza aho Yesu yarari. Yesu yuriye iryo gare maze rimujyana ahera cyane, ariho Data wa twese yari yicaye. Aho niho nabonye Yesu umutambyi mukuru ukomeye cyane ahagaze imbere ya Data. Ku ncunda z'ikanzu ye hari inzogera n'igisingo gitukura. Abahagurukanye na Yesu bashoboraga gushyira ibyiringiro byabo kuri we, aho yari ari aho ahera cyane, kandi bagasenga bagira bati, Data duha umwuka wawe. Yesu yari yababwiye ati, nimugume hano, ntimwanduze imyenda yanyu, ngiye kwa Data guhabwa ubwami. Ariko abo bantu bashoboraga gukura umutima wabo mu isi, maze bagashyira ibyiringiro byabo kuri Yesu aho yari ari ahera cyane, maze ngo barasenga baramubwira bati, Data duha umwuka wawe. Reka wumve icyo Yesu yabakoreye. Bagisenga batyo, Yesu yabahumekeyeho umwuka wera, kandi muri uko guhumeka hari mu mucyo. Umva ibintu byari muri uwo mwuka Yesu yabahaye. Muri uko guhumeka harimo umucyo, harimo imbaraga, harimo urukundo rwinshi, harimo ibyishimo, harimo n'amahoro. Uyu mucyo, uyu mwuka Yesu yabahaye wari urimo ibintu bitanu. Wari urimo imbaraga, wari urimo ibyishimo, wari urimo amahoro, wari urimo n'urukundo rwinshi. Nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu batari bafite icyo bitayeho, bari bagipfukamye imbere ya ntebe y'ubwami. Ntibigeze bamenya ko Yesu yayivuyeho. Reka mwumve rero igihe abantu bazakanguka ntibamenye ko Yesu yayivuyeho. Satani yaraje agira uruhande rwa ya ntebe, maze agerageza gukora umurimo nk'uw'Imana. Nabonye ba bandi bubura amaso bareba kuri ya ntebe ya cyami, maze barasenga bati, Data duha umwuka. Kandi ubwo Yesu yahagurutse yagiye. Hacyakora kuri iyo ntebe hariho undi muntu, hajeho Satani. Reka mbabwire noneho ahubwo aba bantu bagiye bagira ubushyuhe, imbaraga zigiye zabazamo, gusenga bagiye bakumva noneho bitaruhije, maze ngo bubura amaso bareba kuri ya ntebe, babwira uwari uyicayeho, bamwita Data, ngo ntibari bazi ko Yesu yayivuyeho. Baramubwira bati, Data duha umwuka wawe. Nibwo Satani yabahuhiyeho umwuka mubi. Ngiye kubabwira ibintu byari muri uwo mwuka rero. Muri uwo mwuka harimo umucyo n'imbaraga nyinshi, nyamara ntiharimo urukundo nyakuri, ibyishimo n'amahoro. Ariko ngo wari urimo imbaraga nyinshi. Izi mbaraga ni za zindi ujya ubona abantu bakoresha bakora ibitangaza. Nshuti yanjye, aya magambo basomeye yasohoye bwa mbere mu cya 844. Nibwo abantu bari barahamagawe n'ubutumwa bwa William Mireri bacitsemo imigabane ibiri. Bamwe barasengaga cyane bifuza ubufasha buva ku Mana, ariko irindi tsinda ntacyo ryari ryitayeho. Ariko abo basengaga nibo Bibiri ivuga ngo baje gukurikira Yesu aho yagiye ahera cyane. Bari bagizwe n'itsinda ry'abantu bakeya, nibo baje gusobanukirwa iby'uko Yesu atagombaga kuza mu isi, ahubwo yagombaga kujya ahera cyane, kandi ngo binjiranye
yabonye na Yesu ahera cyane. Ariko abandi bantu bose bari barahamagawe n'ubutumwa bwa William Mireri, bari baravuye mu madini atandukanye, bose bari baraje kwitegura itariki yo kuza kwa Yesu. Nibo baje kuvamo aya madini mubona yateye y'ikibaraga gihinda, nibo baje kuvamo ayo madini yose. Nicyo gihe yatangiye. Aya madini yose yaje gutangira mu gihe cy'imyaka cya 844, igihe bari bamaze guhusha intego, baje kuvukamo amadini akoreshwa n'ikintu cy'ikibaraga gishobora guterura iyi nzu, ariko ari imbaraga idakomotse ku Mana, ikomotse kuri Satani. Nshuti yanjye, aya magambo bwa mbere yarasohoye mu cya 844. William Mireri yabwirije abantu ubutumwa bubabwira itariki Yesu azagarukiraho. Yari yasomye isomo ryanditse muri Daniel 8:14, abona iby'ubuturo bwera buzezwa, maze abwiriza abantu yuko Yesu azagaruka. Maze abantu bose ku itariki 10 z'ukwa 7 cya 844, abantu benshi cyane basiga akazi kabo bitabira iryo rarika. Ariko itariki yavuzwe yarageze, maze Yesu ntiyaza. Ariko abantu bake gusa nibo bavuze bati ntabwo Yesu yabeshya, byanze bikunze hari ikintu cyabaye, reka dukomeze tuba imbere y'Imana, ntabwo Imana izadusezerera gusa. Iryo tsinda niryo ryakurikiye Yesu aho yagiye ahera cyane, risobanukirwa iby'umurimo ugiye gukorwa w'urubanza, rusobanukirwa uburyo Yesu yagiye ahera cyane. Kandi iryo tsinda niryo ryaje kuvamo imbaraga, ryaje guhabwa imbaraga, rihabwa umwuka wera. Iryo tsinda niryo uyu munsi twicayemo. Ariko hari abandi bantu benshi bari barahamagawe n'ubwo butumwa, ariko bo baje guhusha intego kuko batabaye maso imbere y'Imana ngo basenge. Nibo baje kuvukamo amadini yaje guhabwa imbaraga y'icyitiriro ya Satani, ariko iyo mbaraga ikora ibitangaza, ishuka abantu benshi. Kandi uyu mugani ugiye kuzongera gusohora ku nshuro ya kabiri, ugiye kuzongera gusohora ku nshuro ya kabiri, kubera yuko iby'Imana ivuga ntabwo bibeshya, birasohora. Rero muvandimwe wanjye, mushiki wanjye, uyu munsi abantu bagomba gusenga, ariko se bikorwa na bangahe? Mu gihe bikorwa n'abantu bakeya, abandi bazifuza gusenga igihe cyarangiye, bazifuza gusenga Yesu yamaze guhaguruka ku ntebe, yamaze kuba atari bwakira amasengesho yabo, maze nibwo bazagira imbaraga basenge nk'uko iri somo ribivuze. Ariko Satani wigize nka marayika w'umucyo ngo niwe uzakira abo bantu bazaba basenga cyane, azababwira ibintu bibiri. Azababwira ikintu cya mbere ati ibyaha byanyu ndabibababariye. Satani niko azabwira abo bantu. Ikintu cya kabiri azababwira ngo nakuye kwera ku munsi w'isabato ngushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru. Abo bantu ngo Satani azaba agiye kubashukana n'abana babo. Rero mwene data, muvandimwe, mushiki wanjye, reka ngusomere isomo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cya 12 umurongo wa 35. Luka 12 umurongo wa 35. Haranditse ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Ndavuge ko ndi kubereka ibimenyetso bidasanzwe bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Haranditse ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira ava mu bukwe. Na rya somo ryavuze ngo, yamagambo nasomye avuga ngo Yesu yavuga ati nimugume hano murinde imyenda yanyu, ngiye kwa data guhabwa ubwami, mu gihe gito nzagaruka mvuye mu bukwe. Iri somo rivuga ngo nimuhore mukenyeye, amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira ava. Abantu bazi ko Yesu naza ari bwo ubukwe buzaba, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo Yesu azaza avuye mu bukwe. Ubukwe burimo buraba uyu munsi, sibyo? Yesu azaza avuye mu bukwe. Niko aya magambo avuga, muhore mukenyeye, amatabaza yanyu yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira avuye mu bukwe, kugira ngo nakomanga mumukingurire vuba. Hahirwa umugaragu shebuja azaza agasanga ari maso, agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akamwicaza akamuhereza, ariko umugaragu azaza agasanga ntabyitayeho, azamucamo kabiri amuhanane n'inkozi z'ibibi hanze, niho bazaririra bakayekenyera amenyo. Niko iri somo rivuga. Ndagira ngo mbabwire imigani ibiri iba muri Bibiliya ifatanye. Umugani wanditse muri Matayo 22 witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami, n'umugani wanditse muri Matayo 25 witwa umugani w'abakobwa 10. Iyo migani ibiri irafatanye. Muri Matayo 22 muri uwo mugani w'umwambaro hagaragaza uburyo abantu bararikwaga kugira ngo baze mu nzu yo
gucururizwamo ubukwe, kandi abo bantu bararitswe muri uriya mugani maze bakinjira mu nzu yo gucururizwamo ubukwe, nibo bahawe iri tangazo rivuga ngo nimuhore mukenyeye, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja. Iyo bazaga muri iyo nzu yo gucururizamo ubukwe bazanaga amatara yaka. Iyo bageraga kuri iyo nzu bahabwaga umwenda wera maze bakinjira muri iyo nzu bagategereza umukwe. Ntabwo babaga bazi igihe umukwe azazira, ariko barabwirwaga ngo ashobora kuza mu nkoko, ashobora kuza mu gicuku, ashobora kuza mu museke, ashobora kuza mu bunyoni. Mwebwe mufite itegeko rimwe gusa, nimuhore mukenyeye. Uwo mwenda mwahawe, amatabaza yanyu mwazanye ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje shobuja. Muri uwo mugani w'umwambaro w'ubukwe niho abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe. Ariko umukwe yaje muri Matayo 25 ahavuga ngo mu nijoro mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe agenje ate. Umukwe araje. Muri Matayo 22 abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe bahabwa itangazo yuko bagomba kuba bari maso, bahabwa itangazo yuko bagomba guhora bakenyeye, bahabwa itangazo yuko amatabaza y'abagomba guhora yaka. Muri Matayo 22 niho binjiye mu nzu yo gutegereza mu mukwe. Ariko muri Matayo 25 niho umukwe yaje. Ariko muri Matayo 24 mbere yuko 25 igera, Matayo 24 batangiye kubona ibimenyetso by'uko umukwe agiye kugenza ate, agiye kuza. Kuva muri Matayo 22 kugeza muri Matayo 25 ni isomo rivuga igitekerezo kimwe, kwinjira mu nzu yo gutegereza umukwe, abantu bagahabwa ibyangombwa bagategereza umukwe kandi bakabona ibimenyetso by'uko umukwe agiye kuza. Ariko umukwe akaza muri Matayo 25. Ndagira mbabwire yuko muri Matayo 25 hataragera, tukiri muri Matayo 24 ku murongo wa 48, abantu binjiye mu nzu yo gutegereza umukwe, Bibiliya igaragaza ko muri Matayo 24:48 baje gucikamo imigabane ibiri. Kuko muri Matayo 24:48 haranditse ngo ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima ngo databuja aratinze, maze agatangira gusangira n'abasinzi, agatangira gukubita abagaragu bagenzi be. Shebuja uwo mugaraga azaza umunsi atazi n'igihe atamutegereje, maze amucemo kabiri amuhanane n'inkozi z'ibibi hanze, niho bazarira bakahekenyera amenyo. Muri Matayo 24 babandi binjiye mu nzu bagiye gutegereza umukwe. Muri Matayo 24 bari bamaze gucikamo imigabane ibiri. Yesu yaraje asanga bamwe ni abakobwa b'abanyabwenge, abandi ni abakobwa b'abapfu, ariko binjiye bose basa, bose bameze kimwe, ahubwo baza kugira ikigeragezo kimwe cyitwa igihe. Umwanzi wo kwizera. Wari uzi yuko igihe ubwacyo kigerageza abantu kikabashungura kikabakuramo inkumbi? Igihe iyo umuntu avuze ngo nkurikiye Yesu, hari ikintu kimwe Imana imukorera, imwongerera igihe, kugira ngo icyo gihe kizatuma agaragariza abantu bose ko yakurikiye Yesu, kizatuma abantu bose babona yuko mu nzira zose yahisemo ijya ku Mana, cyangwa se icyo gihe kizagira ubwo kigaragaza ko yikiniraga. Kuko hari abantu bajya babona ibintu bimeze nabi, umuntu akagira ngo Yesu azaje ejo ati nkurikiye Yesu, yikinira. Nimugoroba naremba bwiye ko hari ibintu bibiri bigoye kubifatira icyemezo. Hari ibintu bibiri icyemezo cyabyo gikomeye. Ikintu cya mbere ni uguhitamo gukurikira Yesu. Icyo cyemezo kirakomeye, nicyo mu rwego rwo hejuru, gifatwa umuntu ahugutse cyane, gifatwa umuntu atabitewe n'amarangamutima, gifatwa umuntu atabitewe n'ibintu byashyushye cyane, gifatwa umuntu abitekerejeho avuze ngo iciba ibintu bizansaba niyemeje kuzagitanga. Nababwiye ko icyemezo cya kabiri ni uguhitamo umuntu muzabana. Icyo cyemezo nacyo kirakomeye, kandi nababwiye ko ibi byemezo bibiri abantu benshi cyane babikora nabi, maze bakazicuza ndetse bakumva aba bari babonye uburyo basubira inyuma. Iyi migani ibiri rero uwanditse muri Matayo 22 witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe, uzabona yuko muri uriya mugani abantu barararikwaga ngo baze mu nzu yo gutegererezamo umukwe, ariko Bibiliya igaragaza yuko n'irarika ubwaryo ryaciyemo abantu imigabane. Kuko hari abantu bagezweho n'irarika, barangije babwira ubararika bati naguze umurima unyihanganire.
abandi baravuga bati ngewe naguze inka, ngomba kujya kugerageza niba zizi guhinga, munyihanganire. Ariko reka abo ngabo banze kwemera irarika tubaveho, maze turebe abemeye irarika tuba aribo dukurikirana. Muri bariya bemeye irarika bakemera kuza mu nzu y'ubukwe bw'umwana w'umwami, nabwo tuhabona irindi jonjora, kuko mu baje hari umuntu waje utatanze urwitwazo ngo yange kuza, ariko amaze kuza yanga kwambara umwenda w'iki. Iryo ni irindi shungura. Ishungura rya mbere, irarika ryageze ku bantu maze rihita ribacamo kabiri. Bamwe batanga urwitwazo banga kugenza gute, banga kuza, kugeza ubwo bitera umwami ngo nimugende mufate uwo mubonye wese. Ariko reka tuvuge kuri abo baje, ubundi wakabona yuko bacitse ku icumu, wakabona yuko umugisha bari bategereje bawubonye. Ariko igihe bari bageze ku nzu icyurizwamo ubukwe, iyo bagomba gutegererezamo umukwe, biratangaje ko naho barahashunguriwe, maze umugabane munini uhagarariwe na wa muntu baravuga bati ntabwo twakwemera umwenda w'ubukwe. Nshuti yanjye, iyo tubwiriza ubutumwa hari abantu, iyo tubwiriza ubutumwa, ubu mu bantu tuzabwiriza ubutumwa hari abantu bazakunda ubutumwa twababwirije, bavuge bati inzira mwatwigishije turayikunze, tugiye kuyikurikira, maze bahamisha icyo cyemezo cyabo, gufata icyemezo bakajya mu mazi bakabatizwa, sibyo? Ariko hari abandi bantu mu gihe ijambo ry'Imana rizajya ribakora ku mutima buri munsi, ikintu bahita bakora ni iki? Bahita bareba ibintu byinshi bigomba kubabuza kwemera iryo rarika. Akareba ibintu azasubiza ababyeyi be nibamubaza, akareba uburyo agiye gutandukana n'inshuti ze. Ijambo ry'Imana rigera ku muntu ryamutsinda, agahita areba uburyo agiye gusenya ibintu byose yubatse imyaka umunsi umwe, akavuga ati Imana niba yihanganye nzaza ubutaha. Ubu hano hari umuntu uba ukurikiranye amavuna nk'icumi, ikintu cyitwa gufata icyemezo cyaramunaniye. Iyo irarika rigeze ku bantu rero rihita ribacamo ibice, maze rigahita ribagabanyamo kabiri. Bamwe bakemera iryo rarika bakavuga bati iyi nzu niyo tugiye gutegererezamo umukwe, kandi bati turabizi agiye kugaruka, sibyo? Ubu hari abantu rwose icyo cyemezo cyiza bazagifata, maze bakavuga bati natwe tugiye kwemera tuze mu nzu dutegereze umukwe. Ariko abandi bantu biganye nabo, batize ibyigisho bike, bateye nk'abo b'abantu b'inyama n'amaraso, ijwi ry'Imana rizabakora ku mutima, inzitwazo zihite ziba igihumbi, sibyo? Abwira Imana ati ubuse nimara kwemera ibi bintu umwana wanjye azarihirwa nandi? Ko abantu bamurihiriraga bashaka ko nsengera mu idini ryabo. Ahita akubwira ati ubuse urabona nzasobanurira icyo umubyeyi wambyaye ko ibi butumwa munyigishije atarabwemera, sibyo? Inzitwazo ahita amera nka wa muntu wabwiye uje kumurarika ati naguze inka, ahita amubwira ati ubu naguze umurima, amubwira ati narongoye, bisoze irarika agenje ate, aryanze. Ariko reka dukurikirana abaryemeye. Hari abantu baryemera bakaza muri iri torero bagahitamo ubutumwa twababwirije, ariko bakagira ngo icyo Imana yabashakagaho ni ukuba bizera b'iri torero, maze gahunda zindi zo kujya imbere bakazihagarikiraho. Mu yandi magambo, ibyo kwakira umwenda w'ubukwe ntibigerwaho, maze nanone iryo shungura rikabasigarana. Reka rero twumve irya gatatu. Hari abantu baza maze rwose ntibatanga inzitwazo ku irarika, maze irarika bakaryemera bakaryakira, ndetse bakanacika n'icumu ku ngingo ya kabiri, bakemera umwenda w'ubukwe. Ariko igihe ishungura mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze ikindi gusoma, no mu gitabo no mu bindi bitabo bavugamo icyigisho bita ishungura, bakavuga n'ibintu Imana ikoresha ishungura abantu, harimo n'icyo bita igihe. Maze umwaka ugashira, ibiri gashira, wa muntu wari warakiriye umwenda, wa muntu wari warateye intambwe yananiye abandi, kuzihangana akaguma mu murongo Imana yamutegetse bikazamunanira, akazasoza abaye umukobwa w'umupfu, maze Yesu yazaza ntazamwemere, kandi bigaragara ko rwose yari yarateye intambwe ntako atagize. Mbese kuri iyo mashungura nindi Imana izasanga ari umukobwa w'umunyabwenge kuri buri ntambwe yaracitse ku icumu? Reka tubyibaze. Bariya abantu bahamagawe mu nzu yo gucyurizwamo ubukwe, bariya abantu babwiwe gutegereza umukwe, bakamubwira bati mumutegereze kugeza hazazira aziye mu bukwe, mutazi ngo ni ryari, mutazi ngo ni sangahe, ariko
Imana ntabwo igisiga abantu mu gihirahiro, yaduhaye ibimenyetso biri hagati yo kwinjira mu nzu no kuza k'umukwe muri Matayo 5 bizagenda bigaragariza abantu yuko Yesu agiye kugenza ate. Reka babaze, mbese iyo murebye ibyo bimenyetso Imana yaduhaye, Yesu agiye kugaruka? Yesu agiye kugaruka. Mbese tumeze nk'ababandi Yesu yabwiraga ati wasanga hasigaye isaha imwe, kandi iyo saha irakomeye kurenza ndi. Iyo saha Bibiliya ivuga yuko yari iri mu gicuku. Iyo saha irakomeye, kuyibaho maso ni ikintu cy'ubutwari, kuko ni ukuba maso mu gihe abandi bose bananiye kuba maso. Amaso yawe arimo amakakama, ariko Imana ikakubwira iti hanyanyaza, kukuza, koresha akabaraga kanyuma gasigaranye. Niwemere yuko isaha imwe yagupfira ubusa isigaye, warihanganye nta kutagize. Nyamuna ibyatsi bifate maze ukukuze, ariko usoza urugendo. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko hasigaye isaha imwe, ariko y'injyana muntu. Isaha y'injyana muntu imwe, ariko y'injyana muntu. Isaha ibintu byose bigusaba gusinzira, sibyo? Aho ukora ku muntu akakubwira ati nanjye rega sinanga Imana, ariko nta kundi nabigenza, sibyo? Ubuse ngire ndi, isi iratugoye, ubuzima buratugoye, kubona ibyo kurya biranze, kwishyurira abana biranze. Oya, umuntu akakubwira ukumva uramubwira uti nanjye ndumva nkumvise rwose. Isaha imwe ariko igoye. Kugira ngo rero ufate ibyatsi bikurure, Yesu yabwiye abigishwa ati nanjye ntabwo ari uko mfite imbaraga, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Yarababwiye ati nanjye simfite imbaraga, naho maze kugera ubu umutima ni ukunze, ariko n'ubu umubiri wagenjeje ute, wabyanze. Avuga ati nimuhangane mubane maso nanjye isaha imwe. Aravuga ati ndabizi neza ubufasha bw'Imana bugiye kuza. Hari akantu gato Imana itegereje kubanza kureba, hari ikizami gito gusa Imana itegereje ko dutsinda, kugira ngo gitandukanye uyu nguyu n'uriya. Imana ibone uko igaragaza impamvu yahaye imbaraga uyu ntizimuhe. Imana itegereje akantu gato. Reka mbabwire, Imana idutegereje akantu gato kugira ngo itubwire iti bana banjye ndabatabaye. Hari akantu Imana ikeneye kureba, ikeneye kumenya abizera b'inyamirambo batandukaniye. Uyu munsi baracyameze kimwe, ariko hari akazami bamwe bagomba gutsinda abandi kakabananira. Imana hari ikintu itegereje kugira ngo ubufasha bukunde buze. Hari ikintu itegereje, icyo kintu gitsindi. Icyo kintu Imana itegereje reka ikikuboneho, ibone ko no kugera mu isaha yo guhera umwuka ubwira Imana uti ndakomeza ngufate, ndapfa ngufasha. Umuntu bita Yakobo ngo yakiranye na marayika, abona arabura gatoya ngapfe, sibyo? Abona ubuzima burarangiye, abwira marayika tubu imbaraga zanshezemo kandi ndabura gatoya ngo mfi, ariko sinkurekura utampaye umugisha. Kugufata ndumva biri bungeze kugupfa, ariko no kukurekura nabyo ni ugupfa. None njyewe ndapfa ngufashe, nze guhera umwuka umpaye umugisha. Umugabo bita Mukristo ari mu rugendo, ngo yigeze agera ahantu abona imbere ye hari intare, maze baramubwira bati ko ziriya ntare zibukwice. Hari n'ahandi yageze abona hari umugabo bita Paruwoni ufite intwaro ushaka kumwica, ngo maze ashatse gusubira inyuma, ngo yumva mu mugongo we ntihafurebye ibyuma, maze umutima uramubwira uti nusubira inyuma aragutera mu mugongo akwica. None ubu rero kujya imbere ni ugupfa, no gusubira inyuma ni ukugenza gute, ariko kora ubutwari upfuge imbere. Ngo maze abwira uwo mugabo ati ntabwo nshobora gusubira inyuma, ndapfa njya imbere. Rero muvandimwe, Imana hari ikintu igutegerejeho kigomba kugutandukanya n'abandi. Mu gihe abantu bose bavuga impamvu zabo zituma bagomba kuba muri uyu murongo, ukumva zirumvikana, Imana ikeneye kurenga izo mpamvu ukavuga uti ninshaka mfe, ariko ndagukomeza, ndahera umwuka ngufashe. Aparuwoni yaje kubwira Mukristo, aramukubita aramubwira ati ubu rero ngiye kukwica mukandagiraho, ati ubu ntabwo wakwemera kugaruka. Maze Mukristo aramubwira ati umva, ubuhake bwawe narabugaye kandi nahatswe ku wundi mwami,
Apolo aramubwira ati ni waragaye ubuhake bwawe nzabwongera ariko niwemera kungarukira. Maze Mukristo aramubwira ati ubuse ko namaze gusezerana n'undi mwami ko ntazamuhemukira, namara kukugarukira ntiyazanyica anjijije ubwo bugome. Maze Apolo aramubwira ati ibyo si byo wankoreye, twari twarasezeranye ariko wishe amasezerano umvaho, none nzakubabarira niwemera kugaruka. Mukristo aramubwira ati singaruka. Apolo tihagarara nkwice, aramukubita ageze ubwo amugusha ukubiri n'intwaro, ageze ubwo Mukristo abona rwose apfuye. Ariko aramubwira tumva umwami wanjye nataramuka nkejeje ntacyo azamenya yuko napfuye musanga azanzura. Nshuti yanjye, hari ikintu Imana igutegerejeho, kandi icyo kintu ugomba kugikora kugira ngo Imana ivuge ngo. Iteka ryose Satani ahamagara Imana akayibwira iti aba bantu ntago bagukunda, ahubwo kubera ko undusha amaboko ubantwara ku gitugu bataguhisemo. Ariko Imana irategereza kugeza ubwo ihamagara Satani ikamubwira iti Satani, ubu urashaka kuvuga ko abantu batakwanga? Urabona yuko no ku munota wa nyuma basamba baguhunga? Imana irashaka ko tuyitsindishiriza. Uzi ko nasomye amagambo avuga ngo Imana iradutsindishiriza igamije ko natwe tuyitsindishiriza. Imana ikeneye guhamagara Satani ikamubwira iti ubu urashaka kuvuga ko uyu muntu agushaka? Ubu urashaka kuvuga ko akwifuza agukunda? Oya Sata, nawe uyu muntu umurebe, urebe ibintu byose ukora, urebe ahantu atambagana. Maze Imana ikabwira Satani tumva uyu muntu ibimenyetso by'uko atagushaka yabigaragaje, ibimenyetso by'uko ari ngiye washaka yabigaragaje, ngiye kumufasha. Hari ikintu Imana igutegerejeho, sibyo? Yuko no muri ya saha amaso yawe arimo amakakama, ya yindi umuntu atajya amaso ngo byemere. Ukeneye kuba amaso nibishaka bizagutera umutwe, koresha isaha imwe isigaye ufata ibyatsi bikurure, ariko nshuti yanjye urwane uneshe. Icyo kintu Imana ikigutegerejeho, kandi nugishobora Imana nayo izakugororera, izaguha umugisha, kandi imbaraga zawe watakaje Imana izaguha izirenze izo watakaje inshuro 100. Igihe uwo mugabo bita Yakobo yari amaze gukora icyo gikorwa, abwiye marayika ati sinkurekura, ati ninshaka mbere umwuka sinkurekura. Ngo marayika arebye kwizera. Uzi ko muri handitse ngo Yakobo yakiranyije Imana n'abantu arabanesha, ngo nicyo gituma izina rye ryahinduwe ngo ahabwe izina ry'urwibutso rw'uko yanesheje, ngo iteka ryose azahora yibukirwa ko yanesheje. Hari igitabo nkunda cyitwa inama ikomeye y'Imana, muzagisome, kirimo ayo mateka. Uwo mugabo bita Yakobo ngo yakiranye na marayika, maze marayika amaze gukora ku nyonga, nibwo Yakobo yamenye ko ari marayika. Gukirana ahita bihagarika, ahubwo ahita amukomeza, aramubwira ati nakumenye uri marayika, kandi nabwiwe n'Imana ko izampa umugisha Imana ha Yakobo, sinkurekura utampaye uwo mugisha. Ngo Yakobo Imana yamuhaye umugisha. Mu gitabo cyitwa Kurambere n'abahanuzi baranditse ngo Yakobo Imana yaramwemeye, iramukunda, imugira sekuruza w'abizera. Guhinduka kw'izina rye ni uguhinduka ku mutima we, yarahindutse. Uwo mwanya ntiyongeye kongera gutinya Esawu, ntiyongeye kongera gutinya ba bantu. Ariko uzasoma Bibiliya yawe usome mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho kivuga ngo umubabaro wa Yakobo. Baranditse ngo Yakobo igihe yumvishwaga n'Imana ibyaha bye, ngo yafasha abana be aboherereza Esawu, aramubwira ati kubw'ibyaha nagukoreye abana bawe banjye ndabaguhaye. Amwoherereza amatungo ye, ati kubera ibintu ntabona uko nishyura naguhemukiyeho, ngaya amatungo yanjye. Ati kandi munamumbwirire ngo nanjye nsigaye hano inyuma, nanjye kandi ndi umugaragu wawe. Mbega kwihana kwiza. Muvandimwe wanjye, Imana
hari ikintu igushakaho, igutegerejeho, igomba kukubonaho, kigomba kugutandukanya n'abandi bantu. Kuri buri ntambwe ugomba gucika ku icumu, kugeza ubwo uzacika ku icumu ubuheruka, igihe Yesu azabahamagara amazina maze ukazamusanganira. Uzagera mu ijuru usubiza amaso inyuma uvuga utumva ku bwa Yesu ndamushima nacitse ku icumu. Abo bantu rero basenga kuko yabonye amatsinda abiri yose ngo yabategereje. Rimwe ngo ryacaga imbere bugufi imbere y'Imana ribyitayeho rigasenga ku manywa na nijoro, irindi ngo ryari abantu bibereyeho ntacyo bibwira, ntacyo bitayeho, babona bucya bukira, ari abantu b'imihango gusa. Ariko ngo rimwe ryahawe imbaraga, igihe ngo Yesu yajyaga ahera cyane ryarambwira riti duha umwuka wawe, turashaka imbaraga zikomoka muri uwo mwuka. Maze ngo Yesu abahuhiraho umwuka urimo imbaraga, urimo urukundo, urimo ibyishimo, urimo n'amahoro. Ariko itsinda rya kabiri ryaje gusenga igihe cyarangiye, Yesu yamaze kuvuga ati noneho muri musinzire muruhuke. Hano muri Matayo mu gice cya 25 ahavuga umugani w'abakobwa 10 nyine, ahavuga uburyo Yesu muri hahantu yavugaga umukwe ashobora kuza. Yari yavuze ko umukwe ashobora kuza mu nkoko, mu nyoni, mu bunyoni, mu museke. Yaje ryari? Yaje mu gicuku. Nijoro mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe agenje ate? Ngaho nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko barabahakanira bati reka da, nimujye mu bahanjuzi maze muyigurire. Ngo nibwo bahise batangira gusenga, kujya mu bahanjuzi ngo bari babwe ngo nimwishakira yanyu ku Mana. Reka mbabaze, ngo nibwo basenze ya magambo nabasomeye, nibwo basenze cyane bati duha umwuka, duha amavuta, nta kuntu twashobora kubona Yesu tudafite amavuta. Ngo abakobwa b'abanyabwenge barababwira bati nimwigire mu bahanjuzi muyigurire, aya mavuta ntitwabona uko tuyabagabanyirizaho. Ngo maze basenze cyane. None reka mbabaze, nusoma mu mugani w'abakobwa 10 uzabona yuko abo bakobwa babuze amavuta bakabwirwa kuyagura, bagezaho bakagaruka gukomanga. Nibyo ngo baraje barakomanga bati nyakubahwa we dukingurire. Ngo Yesu arababaza ati muturutse he? Bati twariraga ariko imbere yawe, twanyweraga imbere yawe, wigishirizaga mu nzira z'iwacu. Yesu ati ko mbona mbabonye bwa mbere ntabazi. None niki cyatumye baza gukomanga? Ngo nuko bumvaga amavuta bayabonye. Na yahe mavuta bumvaga babonye? Ngo barasenze Satani arabiyarika, ari mu ishusho ya marayika, asa neza cyane. Bagiye kumva bumva imbaraga zirabuzuye. Ubuzi imbaraga abantu bagiye guhabwa mu minsi iri imbere, za zindi zimanura umuriro, ngo zizamanura n'umuriro mu maso y'iki y'abantu. Ariko ari Satani nta Mana ihari. Ibyo bitangaza ngo bizayobya n'intore niba bigenza bite. Satani azatanga imbaraga zikora ibitangaza. Utinye ko muri uriya murongo nasomye avuga ngo bubura amaso bareba kuri ya ntebe abanyuma, maze babwira Satani bati duha imbaraga. Ngabahuhiraho imbaraga irimo ikibaraga, ariko itarimo umucyo, itarimo amahoro, itarimo n'iki n'ibyishimo. Yari yiteguye kubashukana n'abana babo, ariko abantu bari barabaye maso, bari bariboneye imbaraga zujuje ibyangombwa zitari icyitiriro. Rero muvandimwe wanjye, uyu munsi ni igihe cyo kuba maso. Ariko Yesu yabwiye abantu ati noneho nimusinzire muruhuke. Igihe cyo kuba maso cyarangiye, igihe cyo gusenga cyarangiye. Niba ubufasha mwabubonye ni amahirwe yanyu, niba mutabubonye ni ingorane. Nibe nabigishwa babuze imbaraga ariko bafite amahirwe yo kuzahombora icyo gihombo, bagenje bate? Bagize. None se twe nitumara guhomba icyo gihombo, ubufasha bw'imbaraga Imana yifuza gutanga mu buryo bw'akaburarugero zigatangwa, tuzagihombora ryari? Ariko nubwo nabo bahomboye icyo gihombo, izo mbaraga Imana yifuza kubahera mu gashyamba ka Getsemani, nibyo koko barashize barazibona, ariko bazibonye zibasabye iminsi 10 bakingiranye mu nzu. Umuja Imana yaranditse ngo igihombo umuntu agize mu by'umwuka, amahirwe Imana yari yamugeneye akayarata, igihe gishobora kuzagera akongera akayabona, ariko azamusaba imbaraga ziruta izo yamusabaga cyagiye. Azaba namusaba igihe kirenze icyo cyagiye yasabwaga, kandi noneho ibiramambu uwazaba yatakaje ubushobozi.
nayibaze kugira ngo abantu bajye mu cyumba bikingirana umunsi wa mbere umwuka we ye kuza, imbaraga ze kuza, uwa kabiri ye kuza, ariko uwa 10 Imana imaze kubona bwite rwose ndabababariye pe, mugaragaje ko noneho ibi bintu mubihaye agaciro. Ubwo cyagiye mutabyumvaga bikabatera kwisinzirira nkaho nta kibazo kigenje gute gihari, ariko ukurikije uburyo nabihoreye umunsi wa mbere nkabihorera umunsi wa kabiri, iminsi 5 igashira ntihagira uvuga tubundi turashya twarura iki ngo mwisokere. Umva noneho ikibazo mwacyumvise, n'agaciro k'ikintu mushaka murakumva, nimwakira umwuka. Nshuti yanjye, Imana yarashyize yageza irabumva, igihombo bahombye irakibahomborera, imbaraga bashakaga irazibaha. Twebwe igihe cyacu nta gihe cyo kuzaregitifiya ayo makosa gihari. Nituzaba duhombye abandi bagize umugisha, tuzaba duhombye by'iteka ryose, keretse kiriya gihe cy'akaga nyine cya Satani uzadushuka maze agatanga ibitari byo, ariko Imana yarasezeranye ibiri byo. Rero isomo riravuga ngo muhore mukenyeye, amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shobuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndababwira ukuri ko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Ayo mahirwe rero yanditse muri iri somo namwe ndayabifurije, nanjye ndayifurije cyane, kugira ngo ubwo abantu bose bazashungurwa bakagaragara ko barimo inkumbi, ariko Imana izaduha uyu mugisha wo kugira ngo tuzasangwe tumeze gutya, tumeze nk'aba bakobwa bazaba bashinyirije, bazaba bihanganye. Muzasoma mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye ku cyigisho kivuga umutwe uvuga ngo ubuhanuzi busohora, muzatangazwa n'itandukaniro bavuze kuri aba bakobwa, aba banyabwenge n'aba bapfu, riratangaje. Kandi ndabifuriza kuzaba aba bantu Yesu yavuze ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Babikora ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza agasanga bameze batyo bazaba bagenza bate, bazaba bahirwa. Reka Imana ibafashe mwese, reka Imana idufashe twese, kugira ngo ubwo dusigaranye agahe gato gusa ko kuba maso, kandi bikaba bigaragara ko ubufasha bw'Imana, Imana itegereje akantu gato kugira ngo ibutange. Reka twe kurushwa imbaraga n'umubiri wacu, twe kurushwa imbaraga n'ibitotsi byo mu maso yacu, reka dukomeze duhanyanyaze, dukomeze twihangane, kugira ngo ako gahe gato gasigaye n'ubwo bufasha Imana ishaka gutanga tubashe kubugabana, bubashe kudutambutsa aho tutari kuzatambuka igihe tutazaba tubufite. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ubwo bufasha nitububona nicyo kintu cyonyine kizatuma ibintu bizabaho mu itangazwa rya dimanche, mu karengane iryo tangaza rizazana. Izo mbaraga zonyine nizo zizatuma tudahagarara ngo turahire, nizo zizatuma tutivuma, nibwo zizatuma dusigara duhagaze twenyine, duhagaze twenyine. Njya ntekereza abasore 3 mu kibaya, burya hari ikigeragezo kibaho kikaba ari rurangiza. Ibaze kugira ngo abantu baba bazi yuko bajyanye n'abandi baheburayo i Babuloni, nibarangiza babone bahagaze ari 3. Uziko ibyo byoroshye kugira ngo umuntu ashidikanye ibintu arimo, aribaza ate se nitwe twenyine baheburayo turaha, none se twebwe twibeshya ahubwo ibyakozwe nibyo byakagombye gukorwa? Reka nkubwire, ushobora kuzagira ugasanga ahantu uhagaze wenyine, ugasanga abantu bakakubwira bati kuraje komera, niba ahubwo baza bakakubwira bati uburazira iki. Igihe bizaba bimeze gutyo, hari ikintu kimwe kizagufasha, n'imbaraga Imana izaba yaraguhaye. Kuba maso kwawe n'ingororano wabikuyemo nibyo bizatuma uhagarara wenyine, ntushidikanye ku bintu urimo yuko hari bishobora kuba atari byo. Nibyo bizatuma abantu bose bahindukira bakakureba ngo bibaze ngo mbese umuntu abantu bava ku byo bizeraga akabihagararamo akoze muki, sibyo? Buriya ibaze kugira ngo itangazo ritangwe ngo umuntu wese yubarare, minisitiri yubarare, umugabo w'ingabo yubarare, depite yubarare, hasigara abantu b'abahinzi 3. Abantu bose bazahindukiye bati uyu muntu akoze muki. Umuntu abantu bose bava ku bintu bari bariho akabisigara, yishingikirije se ubukuki.
ubu se arumva apima ibiro bingahe? Abantu bose bahindukiye bakureba, sibyo? Oya, bibaza bati uyu muntu se ni muzimara? Oya, ubu arumva agiye guhangana n'izi mbaraga zigiye kumuhagurukira. Ubu arumvira itanura bagiye kwenyegeza karindwi arijyamo. Ariko mbabazi iyo mbivuga murabyumva namwe mukabikura mukabizamura, maze abantu bose bahindukire bakurebe bati harya ubundi avukaye, bati se ariko umuntu azaba avuga ngo nubwo byadusaba gupfa ntabwo tuzahemuka. Yesu yaradukunze apfa mu cyimbo cyacu, natwe tugiye kwemera gupfa kubw'izina rye. Umugabo bita Husinga igihe bari bagiye kumutwika rimwe mu karengane kabaye nyine muri biriya bihe by'akarengane by'ubugorozi, ngo bamunyujije ahantu hari inzu umuntu ashobora kwireberamo, ngo arebe ikamba bamwambitse ririho amakamba atatagerekeranye ariho ibintu by'abadayimoni, ngo arangije aka kanya gato ko gupfukama abwira Imana, abantu bumva ngo Mana ndagushimye kuko Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa ku bwanjye, nanjye nemeye kwambara iry'isoni kubwe. Rero uwo mugisha ukomeye uzatuma usigara wenyine, ariko ukamenya yuko buriya nubwo nta wundi muntu ugaragara hari Imana, kuko Imana yo ntizaguhana, ntabwo izagutererana. Ndetse yaravuze ngo ntimuzagire ubwoba bw'ibyo muzasubiza, ntimuzabyibazeho cyane ngo mugende mwanditse agapapuro, kubera ko muzabibwirwa muri ako kanya. Umwuka wa so niwe uzabugenza ute ubavugisha. Hari ibintu bibiri dufite isezerano mu gihe cy'akarengane. Icyambere ni icyo gusubiza, sibyo? Nubwo abantu bazaba babaza umuntu ari benshi bungikanye ibibazo, ariko ngo ibisubizo by'umuntu w'Imana bizasubiza abantu kandi asoza batsinze. Iryo teraniro bazamubarizamo abantu benshi bazahaguruka gukurikira Imana ye, kandi babona kuyikurikira bibuzane gupfa. Icyambere dufite isezerano nicyo gusubiza. Imana yatubwiye ngo ntimuzagire ubwoba, ntimuzibaze icyo muzasubiza, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo n'umwuka wa so uzagenza ute uzabavugisha, muzabibwirwa muri ako kanya. Icya kabiri dufite isezerano nicyo kurya. Imana yatubwiye iti ntimuzirirwe muhunika, mutazirirwa muteganya ibintu mu murima, nibiba ngombwa. Byanditse muri iki gitabo mfite, haranditse ngo nibiba ngombwa Imana izagusha manu nk'uko yayigushije mu butayu. Nibiba ngombwa nanone Imana izategeka ibikona biza n'umugati biwufashe mu kanwa. Iryo sezerano ryanditse aha, kandi Imana ntishobora kubeshya, amasezerano yayo izayasohoza. Wowe gusa uzareba ikintu Imana yagusabye ugihagarareho, no ku munota wa nyuma, no mu gukukuza, no mu gusigara wenyine, uzabwira uti Imana ngiye kwemera mfe, ariko ntabwo naguhemukira, kuko nawe waremeye urapfa kugira ngo utampemukira. Imana nibiba ngombwa izategeka manu igwa ahantu uzajya uba uhagaze, ibyo kurya ubibone. Nanone nibiba ngombwa izategeka ibikona biza n'umugati mu kanwa bitawuriye biwuguye. Ntabwo tuzi uburyo Imana izakoresha, ariko tuzi ko Imana izabigenza neza. Imana iduha icyizere kuri yo, tuyizere pe, tuyizeze umutima wacu. No mu bihe bikomeye tugumye tuyizere, tuzabona ingorane zo kwizera kwacu. Mbifurije umugisha mwese muri uyu mugoroba, kandi ndawusaba Imana ku bwanjye no ku bwanyu, mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Uyu wari umwanya w'ijambo ry'Imana, aho twarebaga icyigisho cy'umuvandimwe Emmanuel Nzaramba cyitwaga ngo iherezo ry'ububyutse ngaho nimusinzire. Bene data, ni icyigisho cy'imbaraga cyongeye kudutera umwete ndetse n'ububyutse muri twebwe. Reka buri wese asaba Uwiteka kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kubaka ikintu gikomeye mu bugingo bwe, kugira ngo tubashe gukanguka mu gihe abandi basinziriye, tuba abanyembaraga mu gihe abandi bacitse intege. Reka ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo ukomeze kubana n'abayubaha ndetse n'abifuza ubuntu bwe, mu izina rya Yesu, amena.